wemo cyangwa na kalemo. Kuri uyu wa kane tariki ya 24 Nyakanga 2025 guhera saa 12 z'umugoroba muzazi muri benshi tutaramane muri Kigali hamwe na Genzi Comedy Show Kigali. Mshusha rugamba bwa Fally Merci n'abanyarwenya mukunda Kilaman na Dr Nsabi, Lucky Baby, Muhinde, Pilote, Kepa, Clement, MC Kandi na Musa. Tutibaje umutumirwa Run Up na performance ya Bushari. Kuri tike yawe hakiri kare kuri wa@Genzi-Comedy-Show.com cyangwa kuri Mobile Money ukanda akanyenyeri 797 akanyenyeri 1 akanyenyeri 8 akanyenyeri 6 urwego ku bihumbi 5 ahasanzwe n'ibihumbi 10 muri VIP. Powered by MTN YOLO. Tujye kwakira Aruno. Ladies and gentlemen, give it up for Aruno wa Mujura we banguka hano. Ladies and gentlemen, wewe ai Kigali usko mufite amafaranga we, abantu bose babaje guseka. Ako wagira ngo reba cyangwa mbamagaza wagira ngo hari indirimbo mfite. Abakobwa batumye nasubira iwacu Canada. Ndashaka kubabaza baragize wabi Kigali ukajya Mujura. Ako ndashaka kubaza nkiyuje muri show ya Genzi ukanywa amazi ushaka iki? Amazi n'ubuzima. Usize jibu mu rugo uje kwanduranya mu kabari. Aya mazi n'ay'abantu babasinze. Tuba dushaka gutwara none arwana n'umupolisi basi ubongoye n'uducupa tubiri tw'amazi. Uzi ko umuntu ajya gushaka amazi ngo amazi yashize kibaza ko twatangiye kunywa byeri. Ninde muntu wanyweye amazi? Abajura. Muraza mukanywa amazi twajya wewe ugontu safa wewe abantu babaga banyuma ku ishuri kubera gutera story nzi ko bizagarukira hariya none wadukoreye umuti arega nta numwe ari kuducikira mukomeza muhisha ibizamini turi inshuti wankopeje icya kane kwese nanjye byanani cyane kikahita kiremeta mbere none na nubu turacyabatera story umva mwadukomeye amashyi koko. Ukuru byagendaga umuntu twateraga story abandi bari kwandika note. Ubwo rero mwe muzi ngo twebwe tuzapfa ubusa teacher wasanga ariko nzareba ikintu zimarira. Merci warakoze di. Dore ni iki ngiki cyane amafaranga technology. So ladies and gentlemen, nishimiye kuba ndi hano. Nubwo ntago nari nzi ko nzaza hano nje kubasetsa. Umwana gusetsa biravuna. Ubu mwaje guseka. No kuvuga ngo ngiye nzi ko nzaza kuri stage gingi ngiye gusora album kuririmba byaranze. Nagerageje no kugira inshuti za producer barambwira ati nta mafaranga tuzaguca. Ndaririmba biranga. I'm good too. Ladies and gentlemen, I'm good too. Now I already know. So, ejo bundi arukuntu iyo muri abana mumuzi ngo Vision 2020 zagira dufite amamodoka twarateye imbere zigera noneho twarabaye abakene. Buriya nibe iyo uri umunyeshuri hari ukuntu baguha toarja de poche ukajya utugenderaho unabeshya mu rugo ngo ku ishuri badusabye ibi. Iyo urangije rero nubona akazi nibwo uba umushomeri noneho 2020 dusanga nibwo dufite crise iteye ubwoba. Umujama arambwira ati ariko se ubundi nkubaze wakwiba aho kugira ngo uzabimba uzibe burya ntabwo se twakwiba he
I Kigali hari abanyeshuri benshi twiganye, hari ababyeyi, abatantine, dufashwe bya bibazo nuko ndamubwira ati ahubwo twashaka intara tujyamo. Arambwira ati tuzajye mu Mutara. Nuko turamanuka mpaka mu Mutara ngo wa niba twe tugiye kwiba inka simbizi, aribyo byose byari inka. Tugezeyo igiturage kiradutonda biratunanira. None mu gihe turi gutaha byaducanze, tubona umusaza ebana aragiye inka ari kugenda iririmba indirimbo z'intore di. None tubona yaziritse inka, ikiziriko ni kirekire yacyambaye, agifite mu ntoki, inka icyambaye mu. So the guy arambwira ko yari mukuru, arambwira ati noneho iriya nka ngiye kwizirikura, ubwo birasaba ko hari umuntu uri bujye mu mwanya w'ikiziriko kandi ni wowe. My lord, I wonder. So the guy ayikuramo arakinyambika. Ubwo nanjye nkomezana na musaza ari kugenda arimba indirimbo, hahandi ne kugikuriramo ngo niruke, ntangiye kugikuramo nyigeje nkanga. Umusaza barahindukiye, duhuza amaso. Ndangije ndavuga ati none urwanjye rurabaye. Ndavuga ati nta yandi mahita mfite usibye kumukubita umugongo ntiruka. So umusaza narirukanse. Sasa ibintu by'i Kigali ko yakurya nabi, umuntu ararya ifiriti ngo yari, umuntu akarya makaroni yari. Narirukanse ngira ngo banziritse amaguru. Umusaza w'imyaka 50 yankubise inshuro ajya kunangira imbere. Urahagara nuhagara. Ese umusaza arya ibiki? Kunabona gashaje. Abasaza bariruka. Yanze no kuntera umujugujugu kuko baba bafite inkoni. Bariruka, baba baranywe amata, baba barasongejeje kawunga amata. Wewe ukajya kwimu gusaza wanywe amata, you go to suffer. Umusaza yararinkanishije ndangize ndayamanika. Uzi ikintu yambwiye, anyegeye nta n'ikintu kibi yankoreye. Yambwiye ati inka ye yitaga Bihogo. Bihogo, nkubonye uhinduka umuntu uransobanurira. Biho, nkubonye uhinduka umuntu uransobanurira. Bimeze bite? Ubaye umuntu, ukuyemo umugozi nkureba, ubaye umuntu. Ndaguse musaza. Nk'umwana w'umutoneri nanjye nahise mvuga ati umva, burya ntago nari inka, nari umuntu. Burya mu rugo duturuka mu bami, mu biru, rero tugira imbaraga n'abakurambere ku buryo tugira imbaraga zidasanzwe. Rero baradutongereye mu rugo, papa na mama iyo barakaye umwana umwe mu rugo abinka. Abinka kandi akabinka amezi 9. Buri amezi 9 rero yararangiye nari mbaye umuntu. Ngo ubaye umuntu? Ati mbaye umuntu. Mana nyagasani. Yesu we, niko ngwino ngende mbwire mama Mutesi uko ntago naba natwaye inka ngo ngarukana umuntu mbimusobanurire. Ngwino tujyane. Ubwo ndabwese Mana nyagasani, uyu nguyu nari mubeshyeme ajye kunyereka madamu. Abadamu baragorana, bareta bamvumbura. Kandi sinakwirukanga, nabibonye ankubita inshuro nkagira ngo banzi amaguru. So aranjyana kwa Mutesi, mama Mutesi bamutera story y'ibyabaye, avuga ati burya nta nka twe dutunze umuntu. Ati ye Mana nyagasani, uyu muntu ni kwamufashe nabi. Umusaza arambwira ati none se nukuri ko Imana turagusaba imbabazi, ariko nagukekaga isuku wagiraga ntago ari inka. Ntago ari inka. Isuku wagiraga n'ubwitonzi no kuntu wagenda wewe. My lord. Noneho uwo munsi rero baranyakiriye bansaba imbabazi, wankubise inkoni. Burya rero nari nzi kuri inka. Reka burya mu rugo barakara nabi, iyo barakaye umwana umwe abinka bahita bandaza hagati y'aba Mutesi bari impanga. Teknolojia. Nanjye uwo munsi ndara neza, ariko umutima mvuga ati 10:00 ndaba mzindutse. Ubwo rero buke 10:00 mba ndazindutse. Njya he ku isoko, nsanga wa mudage wamenshutse ngo ngende nambaye ikiziko cy'inka, ntirabona umukiriya. Ndaba kigoryo uracyari hano? Wenda cyari hano. Dushaka umukiriya twitonze, nabateye igipindi ntago bigeze wambona.
Okay, ubwo umukiriya wa mbere turamwanga yari afite amafaranga make, uwa kabiri uwa gatatu mbona wa musaza aragarutse. Ndavuga noneho bya tekinoloji birangiriye hano ndapfuye. Umusaza aratureba akajya areba inka ye nkabona bari gucana amasiri. Buriya abantu babaye nko mu Mutara cyangwa ahandi hantu haba inka zigira amasinye ku buryo nyirayo nyine ariye ntabwo yayoberwa. Nkabona iri kumucira ijisho ndavuga ati none ndapfuye. Iri kumubwira ati abadage bagiye kuntwara, bose waje ugatwara imari yawe. Umusaza aratureba araza arayegera nkabona iri kugenda izunguza umutwe. Ndavuga ati Mana nyagazi, iri kumubwira ati vayo utwara abo bantu babafunge n'abajura. Ndangije mbona jayifata izura arayimanuye ati none se ndashaka kubaza, nta n'amasaha naciyemo iwanyu barongeye baraserereye? Tekinolojia iwanyu nta n'amasahane iwanyu barongeye. Ahita ndeba none se umusa uyu nguyu ni murumuna wanjye. Ndavuga ati sha ni murumuna wanjye. Arandeba ati sha iwanyu ntabwo bashobotse, iwanyu ntabwo bashobotse rwose, muzahora mubi inka kugeza. Tekinolojia. Samsung 250 ni sure deal. Smartphone za originali kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba, kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2, akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka, kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu, cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro.